Shooter killer Shani Medic siko nawe ko kumbe nawe uwo kutakubyara no mugabo yo wariye ubako n'undi yari wabimenya se shana mu bigaragara ugira waba umaze nibura ko kwezi utari kurya bitewe n'ibyo ndi kubona uri kwifata yewe tunubisubize ko umaze kujya kangaye kutisha iyo nagize amahirwe njyaga rimwe ku munsi sinagije kukubwira kana ariko ndumva nyiri ikibazo cyawe cy'inzara bibaye ngombwa ndago nabivuga ko nagwabyo ahubwo ngufashe twirashe mu rugo nagize nere nyine ikoni twari ukuntu bimeze twajya yose tubanza tukarya n'odeni aza gushaka n'ikibyeyi kuvuza ibintu hasi nyine ukaba dutegereje ingwara z'ibyorezo satani yarabashutse namwe mwarahindutse yabashise Duritahanuwe nabyo mubigize imikino Suruko nameze neza aho ndabona no gupfa washizemo siri kucanangana kugira ngo biranitse we murisa zanira umuntu umwana amazi amazi nta kintu nashobora kumenya amazi k'imihogo ya rubu sa mwana wazanye amazi hano ko umuntu wenda kuhaba amazi kuba wayatindije wowe aya mazi aramumarira bakumaza nanywa amazi kubera ko ndikubwira mufite ikibazo mu mugongo ntabwo nzashobora niwe gakeya umura n'ibijyo bigiye kuza kumenya ngo nabi we murisa yo banabwira mbere nyina kirasi gikoni tugaraka ari ikintu yazana mwana umuntu akira kwinjira imbere nabi turabanza tugasenga twamara gusenga nyine ubundi umuntu akarya nyine tunare rero aho kuma gusenga nyine mana yacu mana ukomeye dusengeye ibiryo nyine kuko ubona tugiye kurya nyine ubyeze nyine bimere neza urumva ngo dusengeye ndetse n'abantu bose bari hafi kujya kuko saa sita zirageze dusengeye abakobwa beza abagabo beza bambaye amamini abantu bose urumva nyine nta kibazo mana yacu mana mbigusabye nizeye n'izina rya Yesu amen. Jesus is Lord.